Gukunda ni kimwe mu bintu bifata umwanya utari muto mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu iyo bitagenze neza bishobora kwica ubuzima bw'umuntu mu buryo butaziguye. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari uwawe cyangwa atagukunda nk'uko bikwiriye. Dore ibimenyetso 15 byagufasha kumenya niba uwo ukunda atari uwawe nk'uko urubuga Elcrema rwabitangaje. Ikimenyetso cya mbere, hari ibintu byinshi adaha agaciro. Umuntu ugukunda by'ukuri aha agaciro buri kintu cyose cyerekeranye n'umubano wanyu. Ashaka kwereka gahunda ze nawe ukamwereka izawe, mukanunganirana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nibo mukundana atabashishikajwe no kwita ku mibanire yanyu, uwo si uwawe. Ikimenyetso cya kabiri, ntakunda kugutega amatwi. Akenshi iyo umuntu afite uwo bakundana aba yumva yamubwira ibintu bitandukanye, yaba ibimushimishije cyangwa se ibimubabaje. Niba uwo mukundana ataguha umwanya ngo akumve igihe ufite ibyo ushaka kumuha cyangwa se kumubwira, uwo nawe ntaba akwiriye gukundwa, ntaba kwitayeho ku buryo wagira icyizere cy'uko ari uwawe. Ikimenyetso cya gatatu, ntajya kugaragariza ko uri uw'agaciro. Mu rukundo rwanyu buri wese aba yumva atewe ishema n'uwo bakundana, ndetse akaba yanamugaragariza kenshi ko ari uw'agaciro kenshi kuri we. Niba uwo mukundana agufata nk'umuntu usanzwe ukabona naho utandukaniye n'izindi nshuti ze, uwo saba ari uwawe. Ikimenyetso cya kane, ntabwo agaragaza ko agukeneye cyane. Umuntu ugukunda aragukumbura, agukenera kenshi kurusha abandi bantu, akwisanzuraho, mbese mu buryo uba uri umuntu ukenerwa buri munsi. Niba ubona kuba uhari cyangwa se udahari byose ari kimwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda, byatuma ugira icyizere gihambaye ko ari uwawe. Ikimenyetso cya gatanu, aba yumva ari wowe umukeneye cyane. Mu rukundo ni ugukenerana. Umuntu utekereza ko umubuze wasara cyangwa se akumva ko ari wowe gusa uhora umukenera, ntabwo aba akwiriye gukunda. Igihe agifite iyo myumvire, urukundo ni urwa babiri, uwo rero ntaba akwiriye gukundwa, si uwawe. Ikimenyetso cya gatandatu, nta ejo hazaza mwembi mutekereza. Mu gihe urimo gukundana n'umuntu ariko ukaba utajya utekereza kuri ejo hazaza n'uwo muntu, cyangwa se nawe ubwe akaba atajya kuganiriza kuri ejo hazaza, uba urimo guta igihe, kuko urukundo rutagira ejo hazaza si urukundo nyarwo. Ikimenyetso cya karindwi kigaragaza ko uwo ukunda cyangwa se uwo mukundana atari uwawe, arakubabaza ariko akumva ni ibisanzwe. Kubabazanya mu rukundo bijya bibaho, ariko iyo umuntu akubabaza ukabona ntacyo bimubwiye, biba ari ikibazo gikomeye cyagakwiye gutuma utandukana n'uwo muntu byihuse. Ikimenyetso cya munani, igihe cy'intonganya kiruta igihe cyo kumererwa neza. Abantu bakundana bagomba kuba bumvikana, nubwo gushwana bitabura, ariko igihe biba bikabije ukabona igihe cyo gushwana kiba kinini kurusha ibihe byiza, urukundo nk'uru ntirushobora kuramba. Ikimenyetso cya 9, nta kubaha. Umuntu mukundana ariko ukabona ntabwo akubaha, birutwa no kubireka, kuko ntacyo biba bimaze, biba ari uguta umwanya. Ikimenyetso cya 10, igihe kiragera ukumva waribuze. Hari igihe kigera ufite umuntu mukundana ariko ukumva ntuzi ibyo urimo, mbese ukumva ntiwamenya icyo usobanurira abantu haramutse yagize ukubaza uko byifashe mu rukundo rwawe n'uwo muntu. Iyo ugeze aho wumva utamenya uko bihagaze, nta biba bihari, uba ukwiye guhagarara gukomeza kwibeshya no kubeshya umutima wawe. Ikimenyetso cya 11, nta bihe byiza mugirana. Abantu bamwe na bamwe bitwa ko bari mu rukundo ariko bakaba batajya banasohokana, batajya batembera, badashobora guhura ngo basangire cyangwa se bagire umwanya wihariye ngo bagirane ibihe byiza. Mu gihe bimeze bitya, amahirwe y'uko urukundo rwanyu rwaramba aba ari make. Ikimenyetso cya 12 kigaragaza ko uwo ukunda atari uwawe, aguca inyuma kenshi. Kubabarira bibaho, ariko iyo bihora byisubiramo ku ikosa rikomeye nk'iryo byo kuguca inyuma, uba ukwiriye gufata umwanzuro ukabivamo. Ikimenyetso cya 13, nta mwanya wo kugutekerezaho agira. Kuba umuntu mukundana ntibihagije, ahubwo niba agukunda by'ukuri ashobora gukora ikintu kikugaragariza ko ahora agutekereza, akaba yakugurira nk'ikintu cyoroheje azi ukunda, cyangwa se n'ibindi bigaragaza ko akwitegereza, atekereza ibyo ukunda. Ikimenyetso cya 14, uba wumva wakwigira uwo utari we igihe uri kumwe n'uwo muntu. Umuntu muba muri kumwe ukumva wahindutse, ukumva hari ibintu mu buzima busanzwe wakora cyangwa se wavuga, ariko muri icyo gihe ukaba utabikora, haba hari impamvu ibitera. Bishobora guterwa n'uko uwo muntu ubona atagukundira uko uri, cyangwa se ukaba ushaka kumera uko ashaka. Ariko ibyiza ni ukugukundana n'umuntu udatuma wumva ushaka kuba uwo utari we. Ikimenyetso cya 15 cya nyuma cyerekana ko uwo ukunda cyangwa se mukundana atari uwawe, ntajya agira amatsiko yo kumenya uko ubayeho n'ibindi byerekeye ubuzima bwawe.
Umuntu ugukunda aba afite amatsiko yo kumenya ibyo ukunda, ibyo wanga, uko ubayeho, umuryango wawe n'ibindi bitandukanye. Igihe ukundana n'umuntu ukabona ibyo byose ntacyo bimubwiye, haba harimo ikibazo kandi kiba kidasanzwe, uba ukwiye kubivamo. Ngibyo ibimenyetso 15 byakugaragariza ko umuntu ukunda cyangwa se mukundana atari uwawe. Kanda subscribe, ukore comment, like na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahegana. Hasta la vista.